Abantu ni kenshi tugorwa no gusobanukirwa ubumenyi bugezweho. Ibi biterwa n'uko ururimi iri koranabuhanga ryanditswemo, ubwenge bwacu butoroherwa no kurusobanukirwa. Muri miliyari 8 zituye isi, ni bangahe basobanukirwa quantum mechanics, cell biology cyangwa se macroeconomics? Uyu munsi abaperezida n'abajenerali bashobora kuba badasobanukiwe neza nuclear physics, ubugenge bushingiye ku butare bwa nucleaire, gusa bose bazi neza icyo ibisasu by'ubumara bishobora gukora. Mu 1620, Francis Bacon yashyize hanze manifesto yise The New Instrument. Aha yumvishaga uburyo ubumenyi ari imbaraga. Yavugaga ko icyangombwa atari ukumenya niba icyo ubumenyi buvuga ko ari ukuri, ahubwo ni uguharanira ko budusigira impinduka. Abashakashatsi bizera ko nta teori n'imwe ivuga ukuri 100%, gusa nanone akaba bizera ko ukuri atari umunzani mwiza wo gupimiraho ubumenyi. Umunzani mwiza ni umumaro. Iki kaba n'imbamutima ya mbere idushishikariza kurema ibintu bishya hifashishijwe ubumenyi. N'ibinyejana bitandukanye byagiye bisimburana, siyansi yaduhaye ibikoresho bitandukanye. Bimwe muri byo ni ibidufasha kugena no guteganya imibare y'impfu n'izamuka ry'ubukungu. Ibindi ni ibikoresho by'ikoranabuhanga. Uyu munsi isano riri hagati ya siyansi na tekinoloji, ibyo twita ikoranabuhanga, rirakomeye ku buryo benshi muri twe tunabyitiranya. Uyu munsi bamwe muri twe dutekereza ko bidashoboka kubaka ikoranabuhanga rishya hadakoreshejwe ubushakashatsi bushingiye kuri siyansi, ndetse ko ntacyo ubushakashatsi bwaba bumaze igihe butabyara ikoranabuhanga rishya. Uyu munsi isano hagati ya siyansi na tekinoloji rigaragarira buri wese. Kugeza mu mwaka w'1500, siyansi na tekinoloji byari ibintu bibiri bitandukanye cyane. Hagati y'ikinyejana cya 17 n'icya 18 nibwo isano ry'ibi byombi ryarushijeho kunga ubumwe. Kugeza mu mwaka w'1800, abategetsi bakomeye bashakaga gutunga igisirikare gikomeye, yewe n'abacuruzi n'abanyemari bashakaga kubaka ibigo bikomeye no gutera imbere muri gahunda z'ubucuruzi bwabo. Aba bose ntabwo byabasabaga gutekereza kabiri mu gihe cyo gutera inkunga ubushakashatsi bugendanye n'ubugenge, ibinyabuzima cyangwa amasomo yiga ku bukungu. Ubu bushakashatsi bwose tuvuze bwaremwe n'abantu batize, ndetse baburemye mu buryo twakwita ubw'impanuka. Ntabwo ari intiti zari zarabyize mu buryo bw'ibitabo zinabifitiye impamyabumenyi zibemerera ko baminuje. Abari ababaji b'amagare y'ibiti akururwa n'indogobe bakoraga amagare mu buryo bumwe umwaka wose, n'undi ukabasanga bagikora ya magare ateye ku buryo bumwe, ndetse nta nubwo babikaga amafaranga y'inyungu ngo bazayashore mu bushakashatsi bushya buzahanga amagare mashya. Gusa uyu munsi telefone utunze yitwa 8, nyuma y'umwaka hasohoka indi yitwa 9 ihenze kuyirusha, bakakubwira uburyo 8 itakigezweho kandi ko nudakoresha 9 uzahomba byinshi, kandi zose zikaba ari telefone zishobora kwikubita hasi zikameneka, zose zihamagara zikanitaba, zose zishobora no gufata amashusho n'amafoto. Uku gushaka gushora mu bushakashatsi ni nabyo byaje kutubyarira amazi nk'ibisusa. Dore uko byagenze. Kabone nubwo guhora ku murongo umwe dukora ikintu kimwe umwaka n'undi ukadusanga tukiri hahandi nubwo atari byiza, iterambere mu bushakashatsi naryo rigira ingaruka mbi. Mu 1961, Dwight D. Eisenhower, uyu akaba perezida wa 34 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari yarasize umuburo avuga ko iterambere mu bushakashatsi bugendanye n'inganda za gisirikare rizateza ingaruka zikomeye. Ibi yabivuza buri minsi mike ngo ave mu ntebe z'ibiro bya White House. Uyu munsi ni witegereza intambara turwana zisigaye ari iz'ikoranabuhanga kurusha uko mu kinyejana cya 15 abasokuruza bacu bakoreshaga inkota n'imyambi bahanganye ubwabo bakarasana. Uyu munsi uraswa n'umuntu uri mu birometero birenga 1000 akoresheje indege itagira umupilote.
cyangwa se akakohereza virusi mu myenda yo kwambara n'ibiringiti. Buri umwe ukoze kuri uwo mwenda cyangwa yorosha ibyo biringiti agahitanwa n'iyo virusi, mwese mugapfa mutazi wo muri kurwana nawe. Ibi byose amashimwe ni aya siyansi ya tekinoloji. Turi rwagati mu ntambara ya mbere y'isi. Iki gihe ubwo benshi bihishaga mu myobo nk'amafuku, impande zose zarwanaga, icyizere cyose zari zigifitiye abashakashatsi, biteguye ko aribo bazarokora ibihugu byabo. Iki gihe abagabo n'abagore bambaye amataburiya y'umweru nibo bari bitezwe ko bagomba gutabara ibihugu byabo bakoresheje ubwenge bwabo mu buhanga bw'ubushakashatsi n'ikoranabuhanga rishya bari bari kurema. Iki gihe nibwo hatangiye kugaragara nk'intwaro nshya, izi zarimo indege z'intambara, imyuka y'uburozi, ibifaru, amato agendera munsi y'amazi, imbunda n'ibisasu bitandukanye. Si intambara ya mbere gusa kuko siyansi yanagize uruhare rukomeye mu ntambara ya kabiri y'isi. Mu mpera z'umwaka w'1944 Ubudage bwasaga naho ibintu biburangiriyeho, dore ko bwari buri kugenda butsindwa. Umwaka wabanjirije uwo nibwo inshuti z'akadasohoka z'Abadage, Ubutaliyani, bwari bwarokeje igitutu Mussolini kagomba kumanika amaboko bakava mu ntambara. Nubwo Ubwongereza, Amerika n'Abasoviyeti bose bari bakiri mu ntambara, n'ubundi Abadage bo bari biteze kuzacungurwa n'abashakashatsi b'Abadage mu ntwaro z'ibisasu nka Rocket V2 zari zimaze gusohoka mu nganda n'indege z'intambara zitandukanye. Mu gihe Abadage bari mu bushakashatsi bwiga bunakora kuri rocket n'indege nshya, Abanyamerika nabo bari bageze kure umushinga wabo wa Manhattan. Uyu wari umushinga w'ubushakashatsi bw'ibisasu kirimbuzi, bombe atomique. Mu gihe igerageza rya nyuma ry'uyu mushinga ryamaraga kwemerwa mu minsi ya mbere y'ukwezi kwa Kanama 1945, Ubudage bwari bwaramanitse amaboko, bwaremeye gutsindwa. Gusa hari abandi bari barigize akiziritse ku muhoro: Ubuyapani. Abayapani bari bariyemeje kurwana kugeza ku mwuka wa nyuma, ndetse bari bariyemeje ko Umunyamerika ntaho azahera kandagira ku butaka bwabo. Icyo gihe abajenerali bakuru mu gisirikare cya Amerika babwiye Perezida Harry S. Truman wari uyoboye icyo gihe ko kugira ngo ingabo za Amerika zizabashe kwigarurira Ubuyapani babufate mu biganza byabo, byasaba gutanga igitambo cy'abasirikare babarirwa muri miliyoni, ndetse intambara ikaba ishobora kurwanwa kugeza mu mwaka w'1946. Iki gihe Truman yahise afata umwanzuro wo gukoresha intwaro nshya, bombe atomique. Nyuma y'ibyumweru bibiri barashe ibisasu kirimbuzi bibiri Hiroshima na Nagasaki. Ubuyapani bwahise bumanika amaboko nta yandi mananiza, ndetse iyi yahise ibiherezo ry'intambara. Gusa nanone iri ryari rigiye kuba itangiriro ry'indwara zidakira zirimo kanseri n'ivuka ry'abana batakaje ingingo, byose bituruka ku ngaruka z'ubumara bwa nucleaire bwagombaga kumara ibinyacumi by'imyaka mu butaka, amazi n'ikirere bya hano. Reka nkubaze, tekereza iwawe mu rugo uhabonye isazi iguruka hanze y'idirishya uri kunywa icyayi. Nta kintu kidasanzwe waba ubonye, nta nubwo wajya gufungura idirishya ngo uyirukane kuko birasanzwe. Nubwo ari agakoko gatera indwara, ariko kuko kari hanze y'inzu ntacyo kaba kagutwaye. Ariko se ubonye indege ya drone iguruka hanze y'idirishya ryawe byagenda bite? Icyo gihe watangira gukeka ko hari abari kukugenzura, hari abashaka kukuneka cyangwa se kukugirira nabi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uyu munsi Abanyamerika benshi bizera ko igisubizo ku bikorwa by'iterabwoba ari iterambere mu ikoranabuhanga kurusha uko hakwiyambazwa inzira za politiki. Bumva ko ari ugushora amamiliyoni y'amadolari mu bushakashatsi bw'ibikoresho by'ikoranabuhanga bito cyane
bikorwa na nanotechnology industry. Bizera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakora nk'indege z'ubutasi zikoze mu ishusho y'amasazi ashobora kuguruka aho ariho hose agafata amashusho n'amajwi ayagakoreshwa nko mu butasi. Amerika ikaba yayagurutsa muri buri buvumo bwa Afghanistan, Yemen n'ibihugu bya Afurika ya ruguru bizera ko hari indiri z'imitwe y'iterabwoba. Ibi gihe byaba abasigire ba Osama bin Laden bajya bamara gusangira agakombe k'ikawa, amasazi ya CIA abafata amajwi n'amashusho azerera inyuma y'amadirishya y'inzu zabo akaba yayohereje i Langley ku cyicaro gikuru cy'iki kigo cy'ubutasi. Amerika igahita imenya imigambi y'iyi mitwe itaranashyirwa mu bikorwa. Niyo mpamvu ikoranabuhanga rya nanotechnology rikora udukoresho duto cyane kandi udashobora gukeka ko twakwifashishwa na maneko mu gukusanya amakuru, nko kwambara ibipensu biriho kamera kandi zifata amashusho akeye n'amajwi yumvikana neza. Ibi maneko akaba yabikoresha aho kugira ngo agende yikoreye kamera nini, kuko buri wese yamukeka igihe afotora cyangwa se ari gufata amashusho. Si ibi gusa, kuko departement y'igisirikare cya Amerika iri no kwiga ku yindi mishinga y'ubwenge bw'ubukorano bufite ubushobozi bwo gusuzuma no gutahura abantu hifashishijwe ibyuma bya scanner, cyane cyane ku bibuga by'indege, bishobora gutahura intekerezo z'abantu bafite umujinya n'imbamutima zo gukora ibikorwa bibi byahungabanya umutekano wa Amerika. Muri iyi mishinga hateganyijwe ko hazagenderamo akayabo k'amamiliyoni y'amadolari ya Amerika atagira ingano. Uku gusiganwa mu iterambere ry'ikoranabuhanga mu gisirikare, tukava ku bifaru bidatoborwa n'amasasu tukagera ku bisasu kirimbuzi no ku masazi y'ubutasi, byose twavuga ko ari inzaduka. Kuko kuva mu kinyejana cya 19 impinduramatwara mu gisirikare yari ukugira umubare munini w'ingabo zifatika kuruta uko uyu munsi turajwe ishinga no kugira umubare munini w'indege z'ubutasi zigenda nta baderevu n'amasazi n'imbeba twohereza kuneka mu bihugu by'abanzi. Ni ubwami bw'abami bw'abaromani. Aba bazwiho kuba bari bafite igisirikare cyiza mu bihe byabo, cyari igisirikare gikomeye. Gusa uwavuga ku iterambere mu ikoranabuhanga ntibari gufungura udushumi tw'inkweto za ba Carthage, indwanyi za Macedonia cyangwa se izo mu bwami bw'abami bwa Seleucide. Igisirikare cy'abaromani imbaraga zacyo akenshi zaturukaga ku mubare munini w'ingabo bari bafite, amategeko ahamye bagenderagaho n'intwaro zabo. Gusa tukivuga ku ntwaro, ni kenshi ibinyejana byasimburanye bakoresha ubwoko bumwe bw'intwaro, ariko ntibibabuze kwigarurira andi mahugu bitewe n'uko bari bafite ingabo nyinshi kandi barubatse amategeko ahamye bagenderaho y'imiyoborere. Tekereza nk'uko byari kugenda y'indwanyi za Scipio Aemilianus, generali w'agatangaza wayoboye indwanyi za Carthage akanesha abantu Mantians mu kinyejana cya 2 imbere ya Yezu, yaza nko kubaho mu myaka 500 nyuma mu gihe cy'ingoma y'umwami w'abami Constantine the Great. Nta no kuzuyaza Scipio bitewe n'ubuhanga bwe n'ingabo ze, birashoboka ko yari gutsinda Constantine. Gusa reka dutanga urugero rwa vuba. Utekereza ko byari nko kugenda bite Napoleon Bonaparte wari uyoboye igisirikare kirwanira ku ndogobe aramutse ahanganye n'igisirikare kigezweho uyu munsi, harimo abagendera mu ndege n'ibifaru bidatoborwa n'amasasu? Napoleon ni umwe mu bajenerali bari abanyabwenge mu gupanga urugamba, ndetse ingabo ze ku rugamba zari ba mudatenguha. Gusa ubumenyi n'ubuhanga bwabo ntacyo byaba bivuze imbere y'ibifaru n'indege z'intambara zirasa ibisasu kabutindi by'umara kirimbuzi. Dusubiye mu baromani, nicyo kimwe no mu Bushinwa bwa kera. Benshi mu bajenerali n'abafilozofe ntabwo bumvaga ko ari inshingano zabo kurema intwaro nshya. Ubuvumbuzi bw'igitangaza mu bijyanye na gisirikare mu Bushinwa bwari gunpowder. Iyi ni ifu igizwe n'ibinyabutabire bya sulfur, carbon na potassium nitrate, aho cyane cyane yakoreshwaga nk'ibiturika bashyira mu mbunda n'ibisasu bitandukanye. Benshi bakunze kuyita ngo ni ubumara.
Gusa igisa nk'igitangaza, iyi gunpowder yavumbuwe ku bw'impanuka n'umwe mu bahanga muri Taoist alchemy, umuhanga mu bushakashatsi bwiga uburyo bwo kongerera igihe cyo kubaho abantu. Tukivuga kuri ibi, ushobora gutekereza ko aba bashakashatsi muri Daoism bari kugira Ubushinwa igitangaza ku isi kuko bari bavumbuye ubumara bwo gukoresha mu biturika. Gusa igisekeje, ababo batangiye gukoresha gunpowder mu biturika by'iminsi mikuru, ibyo benshi bita fireworks. Gusa nyamara ubwami bw'abami bwa Song bwarenze bugera ubwo burimbukira mu maso y'Abamongol babwigaruriye. Nta mwami w'abami n'umwe wabashije gutekereza umushinga nka Manhattan wo gukora ibisasu kirimbuzi byo kurinda ubwami bwe, akora igikoresho cyarimbura abanzi be ndetse nawe ubwe gishobora kumurimbura. Mu kinyejana cya 16 honyine, nabwo nyuma y'imyaka nka 600 nyuma y'ivumburwa rya gunpowder, nibwo mu ngamba zitandukanye zahuje Afro-Asia hatangiye kugaragara intwaro zikoresha ubumara. Ubundi twakoreshaga amacumu n'imyambi n'inkota. Waba utekereza impamvu byasabye igihe kingana gutya kugira ngo ibi binyabutabire bitangiye gukoreshwa mu gisirikare? Wibuke neza ko umunsi wa mbere ibi bivumburwa, yaba abami, intiti n'abahanga yewe n'abakungu, nta n'umwe watekerezaga ko ikoranabuhanga n'ubushakashatsi bishya mu gisirikare bizabarindira ubuzima cyangwa se bikabakungahaza. Ibintu byatangiye gusa n'ibihinduka mu kinyejana cya 15 n'icya 16. Gusa indi myaka 200 yakurikiyeho, benshi mu bategetsi bakomeye batangiye gushora ubutunzi bw'ibihugu byabo mu bushakashatsi bwiga ku ntwaro nshya. Iki gihe bose biteguraga kuzinjira mu ntambara nshya bafite ibitwaro bishya kandi bizahungabanya abanzi babo. Igisirikare cya Napoleon cyazonze ingabo z'Ubwongereza ku rugamba rwa Austerlitz mu 1805. Urebye nta ntwaro zidasanzwe barushaga ingabo Louis XVI yakoreshaga. Niba byaranabayeho, ni nk'ikinyuranyo cy'intwaro nke cyane, dore ko Napoleon atarashishikajwe cyane no gukora intwaro nshya. Kabone nubwo abashakashatsi bari baramwinginze ngo ashore amafaranga mu bushakashatsi bwo gukora intwaro nshya zirimo imashini z'intambara ziguruka, ubwato bwa sous-marin bugendera munsi y'amazi na bya rocket. Uyu munsi siyansi, inganda n'ikoranabuhanga mu gisirikare byose bisa nkaho byigaruriye isi nyuma ya politiki ya nyamwigendaho ishingiye ku kwigwizaho ubutunzi bw'umuntu umwe, kapitalisme, bigatezwa umurindi n'impinduramatwara y'inganda yaduhatirije kugabanya gukoresha amaboko tugatangira gukoresha imashini. Uku kunywana kwa kapitalisme n'impinduramatwara y'inganda nibyo byahinduye isi ya none, aho umwe akurasaho urufaya rw'ibisasu ari ku wundi mugabane, cyangwa se akakohereza ibyorezo bikurimbura, akaguteza amakuba nk'imitingito n'inkubi z'imiyaga, akakugabaho ibitero bya maneko udashobora gukeka no gupfa kubonesha amaso, akumva ibyo uvugira kuri telefone zawe n'amashusho ureba. Muri make, uyu munsi twajwemo kandi ntitubizi. Ese ibi bizarangira ryari? Ni izihe ngaruka bizatugeraho mu myaka 100 turutse uyu munsi?